Hello guys, ndagusuje kandi ngwaye ikaze wowe wahisemo kunkurikira ku Nkomangiro TV, ukaba uri ahantu hagiye hatandukanye. Nizere ko rero umeze neza. Abatameze neza njya nkunda kubabwira ngo mwijuru hari Imana, mukomere. Ndagira ngo ngutangarize ko nubwo ubona ari bibi, nubwo ubona nta kigenda, ejo hari igihe dosiye yakuburuka, hari igihe nawe wagerwaho. Ni ukuri, komera, shikama kandi uhumure, ntutinye rwose. Imana ntabwo igihana abayo. Nkubwira ngo ijuru riragukunda, ntabwo ryaguha ibintu bipfubye. Riragukunda, rirabanza rikagutekera ibiryo bimeze neza kugira ngo ifunguro uri buze kurya ribe rimeze neza. Rero hari abantu bagiye banyandikira ngo nazabakoreye video noneho y'ubuhamya kugira ngo tugaragaze nyine ibintu Imana iri gukora binyuze mu mitimba nababwiye, noneho mukareba ubuhamya, noneho ukanagira icyizere, ukanagira courage yo kuba nawe wakoresha imiti. Nababwiye ko imiti y'umwimerere cyangwa se imiti y'ibyaremwe ntabwo ikora vuba nk'iyo kwa muganga. Niyo mpamvu nkubwira ngo bikora vuba kubera bitewe n'imiterere y'umuntu. Twese ntabwo duteye kimwe, ariko kandi bikora gake gake kubera ko byo nta nubwo bitera izindi ngaruka mu buryo bwo kuvurisha ibyaremwe. Iyo bikozwe nk'uko byagenwe nta ngaruka. Niyo mpamvu nkubwira ngo ntukagire ubute mu gihe uri gukoresha ibimera, mu gihe uri gukoresha imiti y'ibyaremwe, sibyo? Reka duhere kuri uyu mu friend wacu watwandikiye, aravuga ngo Imana iguhe umugisha. Ejo narebye akavideo kawe k'umuntu wabuze imihango, nanjye nari narayibuze kandi ntaba muri onapo, ntanatwite. Ubuhandanzovu ni umuti kandi kabisa, none imihango yahisiza. Rero hari abantu bagira ibibazo kuri iyi ngingo, ugasanga yaje ntikame, ugasanga yaje umunsi umwe iragenda, cyangwa se ugasanga umuntu amaze imyaka 7 ntayabona. Biba ari ikibazo gikomeye. Rero uyu muntu urumva ko ashima ko byagize umumaro. Undi mu friend aratwandikira ngo ni ukuri igicumucumu kuri sinezite kiravura pe, maze iminsi zaranzengereje ntasinzirira, ariko nagikoresheje 2 gusa none ndabona birimo koroha. Ni 2 gusa. Ibaze rero nagikoresha inshuro 5 njya mbabwira, cyangwa se iminsi 7 njya mbabwira, zizakira burundu, sinezite zirakira. Se ninde wababwiye ko ibintu ari karande mugomba kubibana mpaka mupfuye? Imana igiye gukiza ntago yita kuri ibyo ngibyo, irakiza. Na wa muntu wari umaze imyaka 38 ari ku kidendezi yagiye kumva yumva ijwi rimubwiye ngo ikorera uburiri bwa butahe. Na wa muntu wari umaze imyaka 12 ava, yakoze ku mwenda wa Kristo, amaraso ahita akama. Bivuze ngo rero nawe uyu munsi waba uwawe ugakira, sibyo? Twikomereza. Uyu nawe yanditse ngo warakoze mama, wampaye umuti w'ibinyenzi biza mu kabati, ubu nta na kamwe wabona. Abantu rero bagira ibinyenzi mu kabati, namwe rero nahanyu ho kugira ngo mujye mukurikira video. Kuri TikTok nitwa Teri, naho kuri YouTube ni Nkomangiro TV nkuko bisanzwe. Ni byiza rero kunkurikira hose kugira ngo hatazagira ikintu kiba cyagucika. None undi yatwandikira atubwira ngo nukuri warakoze kundangira umuti wa infection zari zaranze gukira. Uwiteka guhaza uburame kandi wungukirwe muri byose. Urakoze cyane. Rero ndagira ngo ngutangarize ngo infection zananiranye, abaganga bakakubwira ngo rero bimeze nabi, ngiye nguha umuti ugakira. Mbibutsa ko abantu badafite uburyo babona imiti y'imyimerere, ubwo ndi kuvuga abantu batuye mu migi cyane cyangwa se batabona uburyo bayibona. Mpamagara, nimero yanjye biri kuri screen, hanyuma uyigure, tuba tuyifite, sibyo? Kandi yizewe. Undi mu friend aratubwira ngo
mere imana iguha imigisha myinshi cyane kuko najyaga mu modoka nkagira ikibazo ariko indimu na tangawizi birakora pe. Ba bantu mwagiraga ikibazo cyo kuruka mu modoka nkabarangira imiti, nawe arashima. Undi nawe aravuga ngo umva uri umuganga pe, nari narabuze imihango none agahandanzovu kankoreye. Nk'uko nabibabwiye ni ukuvuga ngo birakora pe, birakora. Gahandanzovu ni umuti ku bibyimba, ni umuti ku misemburo, ni umuti ibintu byose byinshi igenda mbabwira kuri ko, kandi abantu bakaba bamererwa neza. Imana yarakoze kuturemera icyo kimera. Noneho hari uwundi mufrendi nawe aragira ati imana iguhundagazeho umugisha kuko ubu naciye ukubiri na infection zari zahaje. Nawe kandi ashimye kuri ku muti wa infection. Noneho undi aragira ati warakoze cyane, warakoze cyane, nari maze amezi 5 nta kwezi, none uduhandanzovu twankoreye umuti. Imana igiye kuguha umugisha mwinshi n'ubwenge, warakoze. Namwe Imana igibaha imigisha, muba mwakoze gushima. Undi nawe aragira ati Imana igiye guha imigisha myinshi kandi ikomeze kukongerera ubumenyi. Warakoze kutubwira umuti w'inkorora, uziko nawe ukoresheje rimwe igahita ikira. Nukuri warakoze cyane. Inkorora yabaye karande, iyo ukoresheje ibyo nkubwiye birakira. Undi rero nawe aratwandikira aravuga ngo wa mudamu we, sinkuzi rwose ariko mwisengesho ngusengeye uyu munsi Imana ihaze kwifuza kwawe. Amen. Wampaye umuti nari narabuze imihango, none ubu ni yahise ashyiraho utuntu nk'utwo ngutwo ni nka oke, sibyo? Undi nawe aragira ati nukuri nubwo ntakuzi ariko uri nka sista pe, umwana wanjye yanyweye wa muti baraye bakoze ikizamini kimwe, nukuri nicyo yatsinzwe ibindi yarabitsinze ku buryo na mwarimu we yatunguwe. Warakoze. Ni wa muti nababwiye wagura ubwenge bw'umwana. Mujye mureba amavideo, abayibuze nababwiye ko mba nyifite, abo nayihaye mukomere cyane kandi nizere ko byatanze umusaruro, kandi muranabimbwira. Rega hari ubutumwa bwinshi mba ntasomye nkakoramo utumessage nkatungahe nkazana hano nkababwira. Undi aragira ati rata nibyo umuti uvuga urakiza, ahubwo mpa namba yawe, umuti uvura kubura imihango umugore wanjye wamukijije, yari afite n'ikibyimba kiragenda. Nkuko nabibabwiye agahandanzovu kavura n'ibibyimba. Uti ntako nabona, nababwiye ko muzajya mumamagara nimero ibiri kuri screen, sibyo? Bikagenda ukajya kwa muganga wari ufite ibibyimba muri nyababyeyi warimwereye agahandanzovu, bakabibura bakavuga nta bibyimba ufite. Undi nawe aragira ati sha imiti yawe irakora pe, imbeba zari zaratuzengereje none nta nimwe, merci beaucoup. Ubundi mwebwe icyo musabwa ni ukwizera, ibindi mukabiharira Imana. Undi nawe aragira ati hero muga, uziko wa muti utuma umuntu asama ari wo ukora koko? Umva mu minsi 3 pe, warakoze nukuri. Ni ukuvuga ngo uriya muti wo gusama rwose nshuti zanjye urakora, ntimukagira ubute. Undi bikoze mu minsi 3, undi mu kwezi, undi mu mezi 2, undi yakoresheje amezi 3. Ni ukuvuga ngo ngiye mba naguha amezi 6, nta urawukoresha umwaka, sibyo? Rero koresha umuti mba nababwiye wo gusama, niba utawubona uwugure kandi rwose ibintu bizacamo niwizera. Amen rwose. Imana yagusesekazeho niko yarashatse kwandika. Nukuri Imana iguhunde umugisha. Ibibabi by'amapera byankijije mu nda hajyaga hanzengereza. Imana iguha umugisha. Wa muntu ukunda kuribwa mu nda, ibibabi by'amapera ni umuti. Umva iyo ngira inka, uwo ni uwundi. Umva iyo ngira inka ngo nkugabire, ariko data umenya byose ajya kumpera umugisha. Amen. Warakoze. Nukuri bitovu ni umuti uzibura imiyoborantanga. Uyu nawe yari amaze gusama. Umuti w'imyate, uyu nawe arandika ngo umuti w'imyate urakora 100%. Warakoze cyane, uba akarenge kanjye wakanyereraho ukagwa. Dukomeze.
umva warakoze cyane wamvuye imvuvu zari zaranzengereje, Imana iguha umugisha mwinshi tuwusangire twese, Imana ijye iyiduha. Undi arandika ngo mana we umva sheri warakoze cyane, wa muti w'umutwe umuntu akoresha igitunguru narakize, Imana iguha umugisha. Ibaze uramutse ukurikira Inkomangiro TV ariko ukaba ukirwara umutwe ukakuzengereza, kandi wirirwa ukatagura ibitunguru ukabishyira mu mavuta by'intuza by'umutuku, wirirwa ubigura ariko ntumenye uko babikoresha mu kwivura umutwe. Ndakurarikira kumenya uko bakoresha igitunguru ngo ukire umutwe. Undi arandika ngo mu ba TikToker bose ni wowe uvuga ibintu bya nyabyo, umuti wa infection ukoresheje cyprine narawukoresheje none sinkinazibuka, amen. Ni ukuvuga ngo rwose ukoresheje imiti naguhaye yanjye ubyizeye wizeye wantumye, niko nkunda kuvuga, nta kabuza urakira. Ni ukuri ntibakagutuke kuko imiti turangirira irakora cyane. Abana nanjye ntibakinyara ku buriri, no mu ishuri bari gutsinda, umwe yabaye wa gatatu undi aba wa gatanu, kandi bazaga muri 43 na 45. Imana iguha umugisha. Mbese murumva iryo shimwe ritaremereye? Imana ihabwa icyubahiro kuri ibyo. Undi aragira ati Imana iguha imigisha, nanjye umwana wanjye yakize kunyara ku buriri kandi yari yujuje imyaka 10 akiyanyara, murumuna we nawe mu ishuri byahise bicamo. Imana ihabwa icyubahiro kubw'ibyo. Undi aragira ati sha nanjye Teri yarakoze cyane, ubu umuvuduko wanjye warakize, Imana izakuduhembere mukobwa mwiza. Ndagira ngo nawe nkubwire ngo Imana ijye ibareba neza, Imana ibahundagazeho namwe imigisha muba munsabira. Imigisha munsabira namwe ijye ibomaho, ijye ibazaho. Nkubwira ngo jya ukoresha imiti uko nkubwiye nta ngaruka uzagira. Babandi baza ku ruhande bakubwira ngo ngo biriya ni njyewe nubikoresha uko nakubwiye, ukabikoresha usenga kandi wizeye, uzabona ibitangaza by'Imana. Na abangaba nkomeje gasoma ubutumwa ni bwinshi cyane. Niyo mpamvu nkubwira ngo use ko navuze ubwa kuri TikTok, ko ntavuze ubwo hano kuri YouTube, ni bwinshi. Nabwo mujye musoma comment abantu bashima barimo abakiza amaso, kiriya kibara kiza mu jisho, ni kibara ni gihu, ishaza barikize, babandi bakiza amaso yatukuraga noneho bakagira amaso bumva bashaka. Hari umuntu rego udakunda amaso atukura akishakira kugira amaso y'umweru, kandi rega amaso y'umweru agaragara neza pe. Amaso y'umweru agaragara neza, agakora ibyo mubwiye, amaso yiwe agacya. Bantu bakize ibiheri, bantu bakize inzara zivunguka, bantu bacukutse amenyo, noneho nkababwira ntimukore ibi mukore amenyo agakira, ntiyongere kuvungagurika. Uwo nk'uwo muntu yashima ati mubirebe mu makomenti birimo, sibyo? Noneho kandi murebe abantu bakize infection, murebe abana ubwenge bwagutse, ukuntu uriya muti abantu bawuvuzeho ibintu bibidi. Mukora ibyo mubwiwe. Uza abantu basamye, impamvu ntashyizemo abantu basamye benshi, mfite n'urubuga rw'abantu bamaze gusama bakurikiranira hamwe, sibyo? Kugira ngo ibintu bigende neza. Ariko rero nshuti zanjye, sibyo? Ni ukuvuga ngo niba ugenda gake cyangwa se wizera gake, ndagira ngo ngutangarize ko ni Satani uri kukoshya, sibyo? Ni Satani. Icyo nakubwira, koresha imiti yanjye wizeye, nzi neza yuko izana cyangwa se bitanga umusaruro. Mbibutsa kandi kunywa amazi. Amazi niwo muti ukomeye uruta iyindi yose, kunywa amazi. Mujye mubyibuka, mukore siporo, ubundi musenge. Nigeze nababwira abaganga 8 umuntu akwiye kugira mu buzima bwe kandi batakushyura koti izuba, kwiringira Imana, kunywa amazi, kuryamira igihe, ibintu byinshi, sibyo? Ibyo byose bigufasha kugira amagara mazima. Babandi bari barabuze ibitotsi ubu basinzira neza kubera imiti nabahaye. Abantu benshi bagiye batanga ubuhamya bugiye butandukanye.
imiti yakoze umurimo ukomeye nanjye ubwanjye ntari niteze. Rero niba ushidikanya menya ko ari umwanzi Satani ushaka kukugumisha mu majune y'uburwayi, nkubwira ngo rekera gushidikanya, rekera kumva atari wowe bigenewe. Nawe waseka, nawe wakira, waba umukandida ushima, nawe ukazaba muri bano bamwe bakora mesaje bashima. Kandi ni ukuri mbasaba nshuti zanjye, niba bikurimo si itegeko, ariko nunyurwa n'ibyo nakubwiye jya ushima. Kandi niba ubonye link mfasha gusakaza ubu butumwa bwiza. Ni ubutumwa bwiza iyo turi kuvura abantu, ubahereze link bakire, ukande like, ukore share. Niba utarakora subscribe uracikanwa n'ibiganiro. Ni wowe nyuma y'igihe uza kumbaza ibintu kandi narabivuze, ariko iyo ukoze subscribe ubona notification nshyizeho video ukabasha kuyikurikirana ntigucike, sibyo? Ndagusabye rero kanda subscribe. Urakoze kuko ubikoze. Imana ihira ikiganza cyawe. Kandi na babandi babikoze mbere ndabashimira cyane kuko tugeze kuri subscribe 77,000. Uziko bantu mwambwiraga ngo mpaka 100,000 tuzabigira, koko nanjye mfite icyizere tuzanabirenze, sibyo? Rero ndagushimiye wowe wagize uruhare mu kugira ngo channel Inkomangiro TV izamuke. Imana iguhe umugisha. Kandi nkubwira ngo nukuri ibyo uzajya werekezaho amaboko cyangwa se umurimo werekejeho amaboko yawe, Imana igiuhira kuko wagize neza. Mwumve ko biba bindi ku mutima, mwumve ko mwankoreye akazi katoroshye. Ndabakunda cyane kandi namwe nkabashimira uburyo munkunda mukanabimbwira. Abantu bari muri Australia, abantu bari Tanzania, abantu bari Kenya, abantu bari muri Oman, abantu bari muri Amerika, aba Chicago, New York. Abo bantu bose mwanyandikiye kuri WhatsApp mukambwira Teri turagukunda, nanjye mwumve ko mundi ku mutima. None hari abamama bamvugisha emotion zikaza, akambwira uburyo nkunda atananzi, nkumva emotion ziraje, nkumva ndenze nko kurira, nkumva ndenze no kurira. Rero nshuti zanjye, mwumve ko nanjye mba nishimye, mwumve ko nyine biba byandenze. Imana nsenga yitajya buri kwigenza abantu, ikomeze kugenderere wowe. Niba uri kwivura ikorere muri uwo muti birenge ibyo navuze, kuko ngiye ndi umunyabyaha, ndi umuntu. Yo ikore nkaho nyibereye mikoro, ijye yivugira inshiyemo, maze ubikoresha bimugirira umumaro. Satana mwarwe, nta gahunda mfite yo gucika intege, muhumure. Ba bantu batukana I don't care, uyu ni umurimo wa data ntabwo ari uwanjye. Muhumure ntabwo nzabivamo. Mfite kubabwira ibitabo birahari by'imiti, umva keretse icyo ntazamenya. Keretse icyo ntazamenya, ariko icyo Kristo ampishuriye byaba mu nzozi nkaza nkakikubwira, jya ucyemera, sibyo? Murakoze rero kuba mwakurikiye video. Ndabakunda, Imana ikandusha.